tutazongera gutandukana. Sengera iteraniro ryose, sengera imitima iri aha hantu, wigirire neza. Urakoze kutwitayeho, more naganze mu izina rya Yesu. Ka urutse imibiri usubire mu indirimbo Yesu numukiza wanje, Yesu numukiza wanje, Yesu Kristo Yose bizambera byiza, byose bizambera byiza, mama urangundira abana bikaba bidakunze ariko mana we mu bintu byose ngezemo gupfa ndi umukristo mpora mbihamya nabigihumbi cyose ndi umukristo wo mu mutima ugusigaye nkunda Kristo icyatumye apfa yazize ngewe nabumva n'ikirya icyatumye apfa yazize ngewe nabumva n'ikirya
Kristo ubwo buntu narakijijwe ndi umukristo naho naterwa n'ibyago nk'abarukuruda jye ndi umukristo ndi umutabazi mu ntambara ngasana ibyaha mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe ngahoranira mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe ngahoranira ndi umukristo n'umwimukira nakomeje mu rugendo rwanjye ibyino mu isi nabihinyuye sigaye nifuza ibyo mu ijuru jye ndi umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu na nzaribayo kandi miruho abaho bose baguwe neza na nzaribayo kandi miruho abaho bose baguwe neza ndi umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye kinyibagiriza ibyago byose umva nduhuwe n'umwami Yesu jye ndi umukristo uko ndi rwose maze ninungikanyije gupfa nagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru nagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru nkomeze njye niringira amaraso y'umukiza ntawundi nshaka kwigana keretse Yesu wenyine nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi n'ahandi hose n'umusenyi nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi n'ahandi hose n'umusenyi iyongozwe n'umwijima irigirungo mu byago no mu makuba agira ubwanzi bushira nikomeze ku rutare n'abandi n'umusenyi abandi bose n'umusenyi nikomeze ku rutare n'abandi n'umusenyi abandi bose n'umusenyi ayo masezerano ye aho napfushije niwe musanze urutare n'abandi n'umusenyi n'abandi bose n'umusenyi nikomeze urutare n'abandi n'umusenyi n'abandi bose n'umusenyi azitoke azazira azasanga nambaye gukiranuka muriza uyu muryango mwese turabakiriye kandi mwagize neza kuza guhumuriza uyu muryango. Tugiye rero kumva ijambo ry'Imana, twasanze ari ryo rijya ritanga ihumure. Twebwe hari ihumure dushobora gutanga, ariko ijambo ry'Imana niryo ritanga ihumure rihagije cyane. Amen. Rero reka dusabe
Pasiteri Innocent Sengimana kumva ijambo ry'Imana, hanyuma turaza gukomeza n'izindi gahunda. Karibu. Data, mu izina rya Yesu tugushimiye yuko ukomeje kuturinda kuva mu gitondo kugeza amasaha, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kujya mu mwanya mwiza wo kumva amagambo ahumuriza yo mu byanditswe byera. Imerera ukingurira imitima yacu guhinduka rwose, twizera kandi tugira ibyiringiro byo kuzabona ubugingo na nyuma y'urupfu biciye mu ijambo ryawe. Komeza umugaragu wawe kandi ukomeze gukomeza no gutanga inkomezi mu mitima y'ababuze uwabo, umuryango by'umwihariko, ndetse n'itorero n'inshuti n'abaturanyi. Ijambo ryawe ribeho ari ryo kuduhumuriza, kuko nsabye n'ingiye mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Dushimiye Imana ko itugiriye neza. Amen. Amen. Abadiyakoni bari hafi rwose begeye hino byaba byiza tugahagarara hafi. Abadiyakoni begere hino. Amen. Dushimye Imana nk'uko tubivuze. Imana igize neza ko iduhaye uyu mwanya kugira ngo duherekeze uyu mubyeyi. Dufite ubuhamya bwe bwinshi. Akenshi hari igihe dushyingura umuntu ugasanga abantu babivuze byinshi, bakavuga ngo Imana ngo niyibizi, ntawamenya niba atashye. Ariko Bibiliya iravuga ngo ibishwe n'iby'Imana, ariko ibihishuwe ni ibyacu n'abana bacu. Hanyuma rero twebwe ibyo tuzi ni uko nta gushidikanya dufite, nta kibazo tubifiteho, tuzi yuko Nyiramariza atashye. Ibindi ntabwo tubizi, ariko ibyo turabizi. Ari nayo mpamvu rero ngiye kuvuga aka kantu. Hari abantu benshi amara gutaha akaba aribwo batangira gutekereza ngo si umuntu ntabwo mwadufasha mukamusengera, nta n'indirimbo ntabwo twamuherekeza. Ariko ibi ngibi dukora tubikura mu ijambo ry'Imana. Amen. Tubikura mu ijambo ry'Imana, ntabwo dupfa kubikora gusa, kuko tubikora tubibwirijwe n'ijambo ry'Imana. Iyo dusomye mu gitabo cy'Abatesalonike ba mbere n'ibice 4 n'umurongo waho wa 13 aratubwira ngo ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara katwasubire. Ariko bene data ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Amen. Dufite ibyiringiro, niyo mpamvu uwo tudafite ibyiringiro, ibyo tudahagazeho, yaratizera ntabwo twabikora. Bibiliya iravuga ngo ntitubabare nk'abadafite ibyiringiro. Twebwe tubabara ariko dufite ibyiringiro yuko ugiye azagaruka. Hanyuma ijambo ry'Imana riga ku murongo wa 12 bavuga ngo maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose, nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Imana itugire neza. Aha Pawulo yavuze ngo nuko ntituzabanziriza na hatoya bapfuye, bazabanza bazuke, natwe bazaba bakiriho duhere ko duhindurwe dusanganira umwami mu bicu. Rero dufite ibyiringiro yuko uyu nguyu wadukuwemo agiye. Ikindi cya kabiri, no kurira ntabwo biremewe. Iyo dusomye mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 mu gice giheruka, atubwira urupfu rwa Mose. Bibiliya ivuga ngo Abisirayeli ngo baririye Mose ukwezi kose, iminsi 30 ngo bararira, hanyuma ngo iminsi irangiye barekera aho ngaho. Iyo turebye mu isezerano rishya dusanga ko Abisirayeli cyangwa n'Abayuda ngo baririye Lazaro
ndetse na Yesu ngo ahageze ararira, nubwo ashobora kuba yararirijwe n'impamvu zitandukanye n'iz'abandi, ariko Bibiliya nuko itwereka ko barize. Ari ahantu hamwe nageze barashyingura kurira wapi, ariko babaje bango impamvu ngo batarira ngo ni ukugira ngo umuntu wapfuye ngo amarira ngo yamugarura, ariko ntabwo ari byo. Kuri kwa Bibiliya kuririra uwagiye nta cyaha kirimo, nta nubwo amarira yawe yamugarura. N'uyu mwanya tuvuga iyo yagera yagezeho kare, ntabwo aka kanya ibyo twavuga byamugarura cyangwa ngo bimujyane, ahubwo ni uko yamaze kugera aho agera. Imana itugire neza cyane kandi Imana idufashe. Ikindi avuga ngo n'ubundi iyo umuntu yapfuye ngo impamvu ngo batarira ngo bari aho hafi ngo bareba, oya, Bibiliya itubwira neza ko abapfuye nibo, abazima nibo bazi ko bariho, ariko abapfuye nta kintu bazi. Uyu yagiye ibyo byarangiye. Ni nayo mpamvu usanga kenshi babyitiranya bagatinya ngo abazimu, ngo n'abazimukazi n'ibindi, bakumva ko uwo muzimu waza kubatera, ariko ibyo bintu mu ijambo ry'Imana ntaho tubibona. Uwapfuye aba yagiye, ni twebwe tuzi ko byarangiye, ariko we biba byarangiye. Imana itugire neza cyane kandi Imana idufashe. Akenshi abantu bagira ubwo buyobe kumva ko abantu barize umuntu yagaruka, ariko kuririra uwagiye ntabwo ibyo bigarura umuntu rwose, ntabwo bibaho. Reka nanone dukomeze dusoma ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 3 n'umurongo waho wa 19, aratubwiye ngo ututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe, uri umukungugu, umukungugu nimwe uzasubira. Imana itugenera cyane. Ibi ni ibintu Imana yabwiye Adamu kubwira kuko yakoze icyaha, iravuga ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, tuzarya turushye, niyo mpamvu tugoka, niyo mpamvu duhura n'iyi mibabaro ikomeye cyane. Aravuga ngo nuko igihe nikigera uzasubira muri ubu butaka kuko arimo wakuwe, uri umukungugu mu mukungugu. Niyo mpamvu uyu mwanya tugeze umwanya ngo dusezereho, ariko ijambo ry'Imana riduha ibyiringiro. Reka dusoreze mu Bakorinto ba mbere, hanyuma kugira ngo turutse uyu mubiri wa mushiki wacu. Bakorinto ba mbere 15 yere ku murongo waho wa 26, aratubwiye ngo ariko umwuka si wo ubanza, ahubwo umubiri ni wo ubanza, hagaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari we butaka, naho umubiri naho yaturutse mu butaka ari ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Nk'uko uw'ubutaka ari, niko n'ab'ubutaka kandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari, niko n'ab'ijuru kandi bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka, niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. Nuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kwambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'upfa ukambikwa kudapfa, nibwo azasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Warupfuwe, urubori rwawe
uri amen. Imana itugirire neza cyane. Uyu mubiri upfa ugomba gusubira aha hantu, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nuko rero uw'ijuru nawe agomba kujya mu ijuru, hanyuma ubutaka nawe akajya mu butaka. Imana itugirire neza cyane kandi Imana idufashe. Ariko navuga ngo reka mbamenye iri banga, ntabwo twese tuzasinzira, twese ntabwo tuzapfa, ariko navuga ngo ntituzabanziriza na hatoya abasinziriye muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu tubivuga dushize amanga, dufite ibyiringiro yuko uyu nguyu azazuka. Iyo tudafite ibyiringiro yuko azazuka, cyane reka turabizi imirimo ya kamere turayizi, imirimo y'umwuka nayo turayizi. Nta gushidikanya rero dufite yuko uyu nguyu yatashye. Tumufitiye ubuhamya bwinshi, yaba ari aha ngaha twarabanye, njye muzi guhera ibyumba, turaririmbana, tubana mu itorero, n'uyu munsi ntacyo namubonyeho. Nta gushidikanya dufite rero yuko atazabona ubwami. Imana idufashe kandi Imana itugire neza mu izina rya Yesu. Tugiye kunutsa rero uyu mubiri. umuhango wo gushyiraho indabo kugira ngo dusabe abana banyarwanda bari hano imbere babanze bashyireho indabo. Abana be bigira imbere. Niba bose badahari abake bari babahagarara nta kibazo. Reka tubategereze bari kuza. Abantu bari aho bameze nk'abigiye inyuma gutya gato. Abantu bari hano tugereze tubahe umwanya kugira ngo abafata amashusho nabo tuborohereze. Murakoze. Reka dukurikizeho ababyeyi be. Ababyeyi be nabonaga hano hafi, niba bari hafi baza bagashyiraho ururabo. Ababyeyi be bari kuza, abantu bavukana nabo bari hafi, abavukana nawe bose nabo bari hafi. Barakoze. Abavukana imbere.
Haki. Ikiza. Hanyuma mu gihe bari gushyiraho ururabo bavukana dusabe abo mu muryango w'abanda nabo kandi yashatsemo bigira imbere nabo bashyiraho ururabo. Igihe bari gushyira ururabo ba nyina wabo nabo bigire hafi. Ba nyina wabo na ba se wabo bigire hafi. Bose bashyirireho ururabo rimwe nyuma y'aba ngaba. Ba nyina wabo ba se wabo bose bari hano bigira imbere nabo bashyiriho ururabo. mujye mumera nk'abaturutse haruguru gutya kugira ngo kameramani babone neza. Oya mujye turwara haruguru impande y'intuza. Murebe kameramani hano. Ahagaze hano. Yazasubira hari ibihumbi azozana ururabo wenyine. Gutyo. Mugende mumanura. Ayga niyo afite kuri hapa. Reba ino. Igihe bari gushyiraho ururabo ba nyirasenge nabo bari hafi. Mugende mumanura gahoro gahoro mujyana. Akoze. Ba nyirasenge nabo bigiye hafi. Baho ururabo. Hanyuma ngira ngo nyuma y'abashangazi barakurikiyeho umuryango mugari w'abasinga aho wigira imbere. Ariwo data apfukama. Musubire haruguru. Hanyuma dusabe pasiteri w'itorero yasengeragamo nawe yigira imbere. Abashumba bose bamuherekeje. Mu gihe bari gushyiraho ururabo abadiyakoni babe hafi bakoranaga umurimo. Nyuma y'abashumba abadiyakoni nibo bakurikiraho. Turi hafi.
abadiyakoni bakoranaga umurimo nabo bakwigira imbere. Nyuma y'abadiyakoni harakurikiraho korali Betelehemu. Gahoro gahoro mubona. Korali Betelehemu. Mu gihe korali Betelehemu iri gushyiraho ururabo, korali Shalom igire hafi.